ujya utembera cyangwa ukifuza gutembera n'inshuti n'abavandimwe. Ibi ni byiza ku buzima ndetse bituma umuntu yunguka byinshi. Ariko kandi ugendeye ku isi yabaye umudugudu, ushobora kwifuza gutembera mu bindi bihugu nyamara ukaba utazi hamwe mu hantu hateye ubwoba ushobora gutemberera, bikarangira urijije abawe bitewe n'uko rimwe na rimwe ushobora kuhatakariza ubuzima. Reka turebere hamwe urutonde rw'ahantu 10 hambere hateye ubwoba ku isi utakwifuza kujya cyangwa wakwifuza ko wajyayo. Urutonde ariko turarura duhereye ku mwanya wa 10 tuze kurangiriza ku mwanya wa mbere. Ngwaye ikaze nanone ku Meta TV. Niba uri mushya ariko ndagusabye ngo banze ukore subscribe ubundi ukande kunzogera kugira ngo tujye tubasha kwibanira. Ndagushimiye cyane. Ku mwanya wa 10 mu hantu 10 hateye ubwoba kuri isi ya rurema turasanga ahantu hitwa Death Valley. Ahantu ni ikibagereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba gishyuha cyane ku buryo kigera kuri degree Celsius 56.7. Byumvikana ko hashyuha ku rwego rwo hejuru ku buryo utabasha kuhamara umwanya utarashira mu mwuka. Ku mwanya wa 9 mu hantu hateye ubwoba kuri isi turasanga ahantu hitwa The Danakil Desert. Ahantu h'ubutayu hahereye muri Eritrea ho muri Afrika, ndetse iyi desert ikaba ikora ku bihugu nka Djibouti na Ethiopia. Ubu butayu buzwiho nabwo gushyuha ku kigero cyo hejuru kuko hagera nibuza kuri degree Celsius 50. Ahantu kandi hazwiho ubucukuzi bw'umunyu bwo ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko ubu butayu bukora ku nyanja itukura cyangwa Mer Rouge. Ku mwanya wa 8 mu hantu hateye ubwoba turasanga ahantu hitwa Sinabang Volcano. Ahantu haherereye mu gihugu cya Indonesia, hakaba hari ikirunga cyitwa Sinabang Volcano. Iki kirunga gifite umwihariko wo kuruka buri kanya, ndetse abahaturiye ngo ntibashobora kumenya igihe nyacyo gishobora kuruka, bityo gutungurana kwacyo bikaba byateza impfu za hato na hato. Ikindi kandi kizwiho kohereza imyuka mibi mu kirere ndetse kikajugunya n'ibibuye bya rutura bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu n'ibintu. Ibi rero byatumye aka gace gashyirwa mu hantu hateye ubwoba abantu badakwiye gutura cyangwa se ngo babe bakwifuza gusura. Ku mwanya wa 7 mu hantu hateye ubwoba kuri isi turasanga ahantu hitwa Radake Madagrain. Ahantu hakikijwe n'amazi cyangwa se twakwita ikirwa, haherereye mu gihugu cya Brazil. Hakaba hazwiho kugira inzoka nyinshi ngo ku buryo udashobora kuhamara amasegonda 5 cyangwa ngo utambuke nibura intambwe 2 utarahura n'inzoka. Inzoka zibarizwa ahantu zizwiho kugira umara kurusha izindi kuri isi ya rurema, ndetse zikaba ziba zicicikana ku buryo gusimbuka urupfu wahageze bishobora kutaguhira. Ku mwanya wa 6 mu hantu hateye ubwoba kuri isi tusanga ahantu bita Madrid National Park. Ahantu hari pariki haherereye mu gihugu cya Bolivia. Ahantu haherereye kandi muri Amerika y'Amajyepfo, hakaba hazwiho kugira amabengeza witegereje n'amaso ku buryo ngo hashobora kugushitura bitewe n'uko habonye. Nyamara ariko ngo hafite ibimera bibarizwa mu nyanja hari bifite cyangwa bisohora umwuka mubi cyane udashobora gutuma uhegereye abasha guhumeka. Bikaba bivuze rero ko igihe cyose waba uhageze ushobora kunanirwa guhumeka mu gihe gito cyane, bityo ukaba wahita utakaza ubuzima. Ahantu ha 5 mu hantu 10 hateye ubwoba kuri iyi si turabona ahantu hitwa The Marshall Island. Ahantu habarizwa mu nyanja ya Pacifique, hakaba naho hazwiho kugira ubwiza budasanzwe bushobora gukurura ba mukerarugendo. Nyamara n'ubwo hafatwa nka paradizo ngo ni habi cyane kuko mu mateka hageragerezwaga ibisasu bya kirimbuzi. Ibi rero bikaba byaratumye hasigara imyuka mibi ku kinyabuzima na muntu muri rusange. Ahantu rero ngo uhageze wese ashobora kugira ikibazo cy'ubuhumekero, rimwe na rimwe akaba yarwara nk'ibihaha cyangwa se ibindi bice by'umubiri bifite aho bihurira n'inzira y'ubuhumekero. Ku mwanya wa 4 mu hantu hateye ubwoba kuri isi usanga ahantu hitwa Alpha Depression. Ahantu haherereye mu gihugu cya Ethiopia, hakaba hari ikirunga giteye ubwoba kubera imitingito yacyo ya hato na hato. Ahantu ngo haragoranye cyane kumenya igihe iki kirunga kiri buteze imitingito, rimwe na rimwe ngo abahaturiye hafi yacyo babe bagihungira kare. Kuba gifite imitingito myinshi no kuba cyohereza ibibuye byaka bishyushye cyane, hashyizwe ku rutonde rw'ahantu habi cyane kandi hateye ubwoba ku isi, bityo hakaba nta muturage wemerewe gutura hafi yacyo. Ku mwanya wa 3 mu hantu 10 hambere hateye ubwoba kuri isi usanga ahantu hitwa Lake Natron. Ahantu habarizwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania.
aha hantu hari umugezi witwa Lake Natron, ukaba uteye ubwoba bitewe n'uko ubarizwamo umunyu ufite uburozi, ngo ku buryo wibeshya ukanywa cyangwa ukoga ayo mazi udashobora kumara iminota utarava mu buzima. Ahantu rero hakaba hatemewe gusurwa kuko abantu bashobora kwifuza kwidagadura mu mazi ugasanga biroroshye guhita babura ubuzima cyangwa se biroshye mu ruzi barwita ikiziba. Ku mwanya wa kabiri mu hantu 10 hateye ubwoba kuri isi tuhasanga ahantu hitwa Grand Canyon. Aha hantu habarizwa muri leta ya Arizona ho muri leta zunze ubumwe za Amerika, hazwiho kugira uburanga butangaje ku buryo ushobora kwifuza kuhifotoreza, nyamara ngo ushobora gushiduka ukandagiye ahantu habi ugahita usunduka mu manga bitewe n'uko hari ibitare bigiye bisandaguritse ku buryo urangaye gato ushobora guhita uhaburira ubuzima. Ku mwanya wa mbere mu hantu 10 hateye ubwoba kuri isi turasanga ahantu hitwa Mount Washington. Uyu musozi uherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika uzwiho kugira imiyaga iteye ubwoba, ngo ku buryo wibeshya ukahazamuka wahitanwa n'inkubiri y'umuyaga ihabarizwa. Kabone nubwo waba ufite ibiro runaka cyangwa se uhetse ibintu bingana iki, ngo ntiwabasha guhangana n'iyo miyaga ifite umuvuduko w'ibirometero bigera kuri 327 ku isaha. Ikiyongeraho kandi ngo nuko aha hantu hagira ubukonje bukabije bugera kuri degere Celsius ziri munsi ya 0, biterwa kenshi n'urubura rwinshi rubarizwa aha hantu. Aha rero niho dusoreje urutonde rw'ahantu 10 hateye ubwoba ku isi. Hari mu bubabazwa kwegera cyangwa gusurwa kuko hashobora gutuma umuntu atakaza ubuzima bwe. Ndagushimiye cyane kubana natwe gusa, ariko ntuzuyaze kuduha igitekerezo muri komenti ku bintu runaka wumva twagucukumburira. Ndagushimiye cyane, nawe utaha.